Ibi byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu bakora ibiganiro bitandukanye. Amakuru atugera muri aka kanya aravuga yuko urukiko rwarekuye babiri muri 13 bafashwe bagiye kugaba ibitero by'iterabwoba mu mujyi wa Kigali. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwarekuye by'agateganyo abantu babiri muri 13 baregwa gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ubarizwa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bantu bose bafashwe mu kwezi k'Ukwakira no mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka bari mu mugambi wo kugaba ibitero ku nyubako zikomeye cyane zo mu mujyi wa Kigali. Bari bamaze igihe ngo baburana urubanza ku bijyanye n'ifunguro ry'agateganyo. Urukiko rwarekuye by'agateganyo uwitwa Singirankabo Turufu Idrissa hamwe na Mucyo Evade kuko ngo rwasanze ibimenyetso bitangwa n'ubushinjacyaha bidahagije. Abandi 11 barimo umugore umwe urukiko rwategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo nubwo bari basabye kuburana batari muri kasho kugira ngo babashe kwita ku miryango yabo. Nk'uko amakuru atugera bivuga, baregwa barimo abanyarwanda n'abanyamahanga baherukaga mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 15 y'uko kwezi k'Ukuboza 2021 ubwo barimo kuburana ku bijyanye n'ifunguro ry'agateganyo. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa 13 bari bafite umugambi wo guturitsa zimwe mu nyubako ziri mu mujyi wa Kigali nka Kigali City Tower, KCT Downtown, na station ya SP iri Nyabugogo ndetse n'ahandi hatandukanye. Harimo abemera ko bagiye mu mutwe w'iterabwoba wa ADF ariko bagahakana ibijyanye n'umugambi wo gusenya inyubako z'i Kigali. Mu makuru yandi yakomeje kugenda avugwa kuri yaruguru, abaturage babajije guseka ndetse no kunywa inzoga mu gihe bibuka urupfu rwa Kim Jong wa kabiri. Mu gihe Korea ya Ruguru yibuka ku nshuro ya 10 urupfu rwa Perezida Kim Jong wa kabiri se wa Kim Jong Un, abaturage bategetswe kumara iminsi 11 mu cyunamo badaseka, batanywa inzoga cyangwa se ngo bakore igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije kwishimisha. Umwe mu baturage baganda Radio Free Asia RFA yavuze ko uretse kubuzwa kwishimisha nta n'uwemereye gukora icyunamo cy'uwe witabye Imana cyangwa ngo yizihize isabukuru iyo ariyo yose. Yakomeje agira ati mu myaka yashize iyo abantu bafatwaga banywa inzoga mu gihe cy'icyunamo cya Perezida Kim Jong kabiri bafatwaga nk'abanyabyaha bagafungwa bakajyanwa ahantu hatazwi ati umuntu ntiyongere kubabona. Undi we yagize ati abapolisi bahabwa amabwiriza yo gucunga buri wese ku buryo uteshuka ku mategeko aba yatanzwe ahanwa. Kim Jong wa kabiri yapfuye tariki ya 17 Ukuboza 2011 amaze imyaka 17 ku butegetsi, akaba nawe yarayoboye Korea ya Ruguru asimbuye se Kim Jong Sung wari umaze gutabaruka mwaka wa 1994. Umunsi wo gutangira icyunamo cyo kumwibuka wa gatanu tariki ya 17 Ukuboza abaturage bateraniye aho ashyinguye ku mususa Palace of the Sun bahabwa ijambo n'umuhungu we Kim Jong Un. Amabendera yururukijwe kugeza hagati iminsi 11 kumunamira. Abasaza bari abasirikare batumira abaturage bakabaha ibiganiro bivuga ku bigwi bye, hakamurikwa amafoto, ubugeni ndetse n'ibitaramo byo kumwibuka nk'uko bikomeza kugenda bikorwa muri iki gihugu cya Korea ya Ruguru kwa Perezida Kim Jong Un. Mu makuru yandi tugarutse mu Rwanda, abagenzi 36 baraye muri gare Nyabugogo ku munsi wa mbere ingamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abagenzi 36 bo mu ntara zitandukanye baraye muri gare ya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nyuma y'uko bagiye gushakisha ibinyabiziga bibatwara bagasanga byarangije akazi. Aba bagenzi batonzwe nuko amasaha mashya y'ingendo yavanywe saa 6 z'ijoro agashyirwa saa 4. Abagenzi barimo 12 bo mu ntara y'Uburengerazuba na 11 bo mu ntara y'Iburasirazuba, 8 bo mu ntara y'Amajyaruguru na 4 bo mu ntara y'Amajyepfo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera abwira Radio Rwanda ko muri rusange abantu mu mujyi wa Kigali bagerageje kubahiriza amabwiriza nubwo hari abagonganye nayo. Ati abaturage benshi uko byagaragaye bavuye mu muhanda hakiri kare. Ibi rero ati berekana imyumvire, ati kumvira ndetse no kubahiriza amabwiriza, ati kandi ndumva twabashimira. Ikindi ati cyagaragaye ahantu ati duciye Nyabugogo, ati abaturage bagera kuri 36 bajyaga mu ntara hirya na hino barimo n'Iburasirazuba 12, ati Iburengerazuba 12, Amajyaruguru 8 na bano mu Majyepfo. CP Kabera yavuze ko aba bagenzi babonye isomo ry'uko bagomba kubahiriza amasaha mu byo bakora byose bakajya bataha kare.
nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yagiye abigarukaho. Tuve kuri iyi nkuru turebe n'amakuru yandi atandukanye ikomeje kugenda avuga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi ejo yasuye umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Uburengerazuba. Yari yagiye gukemura ibibazo by'ubutaka abaturage bari batunze ariko byitirirwa leta. Yabahaye ibyangombwa by'ubutaka bwabo bari bamaze imyaka hafi 10 mu gihirahiro. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima nawe yari yagiye mu Bugarama yatuzaniye iyi nkuru. Uyu munsi ntabwo twaje tuje kubabwira ngo tuzaza gukora ubuvugizi, ntabwo twaje kubabwira ngo tuzaza gutanga raporo. Uyu munsi naje hano. Uwo ni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney ubwo yamenyeshaga aba baturage umwanzuro wafashwe kuri ubu butaka butavugwagaho rumwe. Ibindi byose muhawe uburenganzira bwo kwandikwaho imitungo yanyu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubutaka butangira kubarurwa no kwandikwa kuba butunze, ababo ntibari bakabonye icyemeza ko ubwo batuyeho ari ubwabo. Ni mu gihe barimo n'ababumaranye imyaka isaga 50 nabo bavuga ko baburazwe n'abo bakomokaho. Ni ikibazo kandi ijwi rya Amerika yagiye igarukaho mu nkuru yagiye itambutsa kugeza no mu kwezi gushize kwa 11. Kuri ubu batangiye kubarurwaho iyi mitungo itimukanwa, bamwe uyu munsi barawufata nk'udasanzwe mu mateka y'ubuzima bwabo. Jewe nari ndi hano mu Bugarama ari muri Minagiri, tugategereza uwo Minagiri ntitumubone, twabivuga mu nama zabaye twasaba ibyangombwa, tugakeka ko wenda abo tubibwira kubera imirimo myinshi bakora mu biro batajya babibwira umukuru w'igihugu. Hari igihe umwana yigeze ambaza arambwira atari ko uwo Minagiri ntabwo umukuru w'igihugu amuyobora ku buryo yaduha ibyangombwa ko nta kintu kijya kimunanira. Imana ishimwe rero kuri iyi tariki y'uyu munsi bana muyanditse, mugende mujye kubwira abana banyu ngo ibyangombwa mu Bugarama muri guhinga aha twabibonye kuri iyi tariki 17. Iki kibazo cyarebaga imiryango isaga 4,000. Abo bavuga ko ari kenshi bagiye bakigeza ku bategetsi bakuru b'inzego kuva ku za gisivile kugeza ku za gisirikare ariko ntikibonerwa igisubizo. Bakemeza ko hari byinshi mu bikorwa by'iterambere batageragaho kuko babagaho nk'abari mu ntizo. Twaryamaga ugakanguka uzi ko uryamye muri Minagri. Reba uko tungana uku imyaka 40 udashobora kugira uburenganzira ku butaka cyangwa se inzu irimo ngo uvuge ngo ni yawe, aho ugakanguka uzi ko uryamye muri Minagri. Warota nanone ukabyuka uri muri Minagri. Ikindi hari nubwo ndetse umuntu yajyaga gushyiramo ifumbire y'imborera ariko ukavuga uti noneho nishyiramo imborera birashoboka yuko hazahabwa undi. Izo zari imbogamizi rero zikomeye cyane ariko zirakemutse. Kwikubitiro abaturage 3 nibo bashyikirijwe ibyangombwa by'ubutaka nk'ikimenyetso ko byatangiye gukorwa. Inzego z'ubutegetsi zikizeza ko hari itsinda ryihariye ryashyizweho rishinzwe gutanga ibyo byangombwa kugeza abarebwa n'icyo cyemezo bagezweho bose. Minisitiri Gatabazi Jean-Marie Vianney agasaba abo baturage kurushaho kubyaza umusaruro ubwo butaka. Bazabaha icyangombwa cy'imyaka 99. Ubwo 99 ariko ntabwo abari kuvuga ngo nigera bazabikwa. 99 nigera umwana wawe uzaba uhari bazamuha ikindi cyangombwa cy'imyaka 99. Niba rero muhawe ibyangombwa hatajya kumva ejo bundi mwatangiye kugurisha, mwagurisha se mwambuke Ruwa, mwambuke Rugiro,